Bahaye ikaze ku mbaraga z'ibimera, mugume kugubwa neza. Umunsi wa none tugiye kurebera hamwe indwara y'imitsi abenshi bazi ngo ni amaribori abyimbye, ariko ni ukwitonda kuko ari indwara y'imitsi. Uyu munsi wa none turifashisha tangawizi. Ufata tangawizi ukayikata neza, abagize barayisekura, ufite udusekuro dutoya tumwe dusekura tungurusumu, warangiza ukayishyira mu gikombe gishyuha gishobora gushyuha muri aluminiyumu cyangwa se mu kirahure ariko kijyamo ibintu bishyushye. Hanyuma tugashaka n'igitunguru cy'umutuku, nacyo tukagikata neza, twamara kugikata tukakivanga na ya tangawizi. Hagati aho ngaho dushaka amavuta ya elayo, tugashyiramo amavuta ya elayo ariko ku kigero nk'ibiyiko 3-4 mu gikombe wateguriyemo cyangwa mu gasafuriya wateguriyemo, kuko ayo mavuta aba ari ayo kwisiga. Warangiza ugakata tungurusumu. Nyuma ya tungurusumu rero ushyiramo agasenda gake cyane, urwo ruvangitiranye ukarushyira mu gasafuriya cyangwa se mu kindi kintu gishobora guteka. Urabiteka hanyuma kugeza ubwo umushongi w'ibitunguru na tangawizi n'agasenda na tungurusumu byivanga, ku buryo iyo ugaseho wumva harimo agasenda ka nyako. Urabicanira noneho umuti uva hehe? Umuti uva ntabwo ushyiramo amazi, ahubwo ukora buryo ki haregamo icyuya, hanyuma icyo cyuya akaba ariko kimanuka kikivanga na twa tuvuta. Ushobora kubihonda, urabihondana, kongera ukabihondana, nuko warangiza rero ukabikuramo ukabihoza neza. Nyuma yo kubihoza neza urabiyungurura, hanyuma wamara kubiyungurura ukoga neza. Warangiza koga ukumuka, ugafata wa muti wawe ugasiga kuri ya mitsi irwaye. Ibi ngibi urabikora, kongera ukabikora kugeza imitsi yawe isubiranye ubuzima. Wankunze rero kande subscribe, kore like, natambaze n'iki kiganiro kugira ngo abantu bafite ibibazo by'imitsi nabo ubagereho. Mwakoze cyane.